Aha, iyi ni Pamakeo TV dukomeje kubashimira mwe mukomeza kudukurikira umunsi ku wundi. Ni byiza cyane kandi turabishyigikiye natwe. Icyo natwe tubakora no kubagezaho amakuru meza kandi asesenguye kandi arimo ukuri yizewe. Aha, niba udukurikira kuri YouTube no kugira ngo udukurikire no kuri internet yawe utiye kuri www.pamakeo.com kugira ngo ubone amakuru agezweho buri mwanya. Tuba tuhibereye. Naho uno munsi muzanye amakuru noneho cyane umukobwa wabice bigacika hano mu Rwanda ndetse kugeza n'ubu ngubu umukobwa witwa Mwiseneza Josiane wegukanye n'ikamba ry'umukobwa wakunzwe cyangwa se wamamaye Miss Popularity muri Miss Rwanda 2019. Kuri ubu ngubu hakaba havugwa amakuru ko Miss Josiane Mwiseneza ashobora kuba atwite, akaba nacyo cyatumye muri iyi minsi atarimo araboneka kuri social media ndetse n'ahandi hose. Amakuru avuga yuko Miss Josiane telefone zose zitarimo ziracamo bisa nkaho zizimije cyangwa se zitariho. Ubajije cyangwa se abashoboye kuvugana na manager we bavuze ko cyangwa se yabaye amakuru avuga ko Josiane adahari cyangwa se yagiye gutembera ahantu. Musaza yakomeje avuga ko Josiane ari Karongi, nyamara babarizwa Karongi baravuga ko Josiane atariho ari kubarizwa ubu ngubu. Mu by'ukuri Josiane ari hehe? Ese Josiane aratwite koko? Amakuru nge nshobora kwemeza 100% cyangwa se nkuko n'abandi banyamakuru bagiye babivuga cyangwa se bagenzi banjye nkuko mwagiye mubona kuri YouTube zitandukanye. Josiane icyo navuga ngewe commentaire yanjye cyangwa se igitekerezo cyanjye natanga, navuga ko Josiane mu by'ukuri ashobora kuba atwite ari byo. Iyi mpamvu mvuga ko ari byo nuko Josiane ubusanzwe ibintu ntibyabagaho. Josiane murabizi mwese uburyo ari umukobwa uhora ari active mu gusubiza cyangwa se mu kuba hafi abamukunda cyangwa se abakunzi be, yababwiza ukuri uburyo ibintu bimeze, ariko ubu ngubu ntabwo yarabuze. Ese yaba afite ikibazo runaka? Yaba ari ukwihisha abantu? Bimeze bite? Icyo kintu nicyo nawe ushobora kwibaza ukavuga ati birashoboka ko ashobora kuba atwite. Icyo nkubwira ni uko amakuru tukiri kuyashakisha cyangwa se amakuru yizewe, ariko turakomeza kuhababera mu kanya nk'ako guhumbya rwose. Mukomeze mutube hafi cyangwa se mube mukurikire Pamakeo TV mukora subscribe kugira ngo mukomeze mubone amakuru wa mbere. Noneho muragenda mubona amakuru mashyashya kuri Josiane ndetse n'ibindi byamamare byose mu Rwanda no hanze yarwo. Icyo ngusaba no kugira ngo ukore subscribe. Turi kumwe, ndagukunda cyane wowe ukomeje kudukurikira. Ciao, ibihe byiza.